Gusenga ni ugutitiriza kandi gusenga ni uguhozaho. Welcome to Gethsemana Channel. God bless you. Stay with us. Nabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareth. Mbahaye ikaze ku muyoboro wa Gethsemane. Imana iguhe umugisha, gumana natwe. Uyu munsi nkaba nifuje gusangira namwe amagambo y'Imana yandika umutima. Tume ijambo ry'Imana turarisanga mu Batesalonike ba mbere igice ni icya 5 umurongo wa 16 kugeza kuri 18. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 16 haragira ati: mushime iteka. Kwa 17 musenge ubudasiba. 18 hakagira ati: mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Nifuje ko tuganira kuri aya magambo duhagaze ku jambo rivuga ngo nugokomeza gutitiriza. Rero akenshi dukunze gusenga tukavuga Imana ndiyadushubije, tukavuga nasenze umunsi umwe, Imana ntabwo numvishe ijwi ryawe, Imana ntabwo neretswe, sinabonye inzozi, ntacyo numvishe. Mbese umuntu agatangira akiheba kuko yasenze umunsi umwe cyangwa se agasenga iminsi 2 ariko ndiyumva ijwi, ndiyumva ubuhanuzi, ndarote, akumva ko atumvishwe. Oya, siko amasengesho yawe batageze ku Mana, ahubwo hari ibyo usabwa. Ni ugukomeza nyine ugatitiza nk'uko umutwe w'amagambo nawuvuze. Rero gutitiriza bisaba ko gutitiriza ugira kwihangana. Gutitiriza mu yindi mvugo ni uguhozaho ubudasiba buri mwanya, kandi ukabikora mu buryo bwose wumva bigushobokeye. Rero aya magambo yo dusomye mu Batesalonike ku murongo wa 16 havuze ngo mushime iteka. Ushobora kuba ufite ikibazo ukajya usenga umunsi umwe mu cyumweru cyangwa se umunsi umwe mu kwezi, bitewe n'uko schedule yawe imeze cyangwa horaire yawe imeze. Ariko ndagira ngo wibutse, niba ari icyifuzo wasengeraga runaka, se ari umwana wasengeraga, ari amashuri wasengeraga, ari ugusengera akazi, ikintu wumvaga mu buzima bwawe ari icyifuzo ushizeho umutima uvuga ati Imana ko iki cyifuzo utakivugaho, ko ngenda mu magurupe yo mu masengesho ndibakivugeho, cyangwa se nawe nge nasenga Mana sinumva ijwi sindote, ukumva urihebye, amasengesho yawe mbese ni ngaho yatagera ku Mana cyangwa yatumvikana. Birashoboka ko usenga ndakwizera. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi ni ukubagarira amasengesho. Ndagenda mbaha urugero, ariko nifuza ko twahagarara kwizera n'ukuntu wabagarira amasengesho cyangwa kuyuhira, kuyitaho, niko navuga. Rero amasengesho kugira ngo uzasenge wumvigwe cyangwa usenge wumve ko uri kumwe n'Imana, niko watitiriza nk'uko umutwe w'amagambo wavuze, gusenga no gutitiriza. Ariko ijambo hano mu Batesalonike yavuze ngo mushime iteka. Iyo umuntu ari mu kibazo biragoye ko abona ishimwe, ariko amashimwe yawe yahari. Hari igihe Satani atwihebesha, tukumva ko ndaki Imana yadukoreye, tukumva ko nda mirimo Imana yakoze, ariko imirimo irahari bene data, nshuti z'umusaraba, imirimo irahari. No kuba umuntu ahumeka n'uyu mwuka atari kuri bombone cyangwa kuri oxygen, nabwo ni ubuntu bw'Imana. Rero ijambo ku murongo wa 16 havuze ngo mushime iteka. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri mu bibazo, urugo se harimo ibibazo, cyangwa se uri umunyeshuri ukabona ntabwo uri gutsinda, ariko nubwo utatsinda ndagira ngo wibutse shima. Nayo 50 wabonye ku ijana, shima Imana. Kandi niyo haba ari make, ari 0, ushima Imana, kuko gushima gutsinda Satani. Satani abigifuza ko twe twahura mu maganya tuvuga Mana ndacyo wadukoreye, Mana kutakoze Imana. Rero kugira ngo ube mu buzima bwo gusenga wumve ko
amasengesho yawe yagira ingufu niko washima, ugashima iteka. Nubwo waba uri mu bibazo ugashima iteka, umwana se yaba akunaniye ugashima iteka, se mu ishuri byaba byanze ugashima iteka, se ku kazi byaba byanze hariho indambara ugashima. Nicyo kizakomeza ya masengesho usenga. Noneho no gushima ukongeramo kugira ute kwizera, kuko umurongo wa 18 niho hatubwiye ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana ishaka ko duhora dushima, Imana ishaka ko duhora duhimbaza, tuyiramya, tuvuga gukomera kwayo, tuvuga imirimo n'ibitangaza yadukoreye. Ibyo Imana yadukoreye ni byinshi cyane, sinabiva ngo mbirondore ku giti cyanjye. Kandi nawe reba kuri kote yawe, ku ruhande rwawe reba imirimo y'Imana yagukoreye, maze uzamure icyubahiro cy'Imana. Ntabwo twajya duhora mu maganya tuvuga ati Imana ngirira ibi, Imana ngorera ibi, Imana nifuza iki, utanayishima n'umunsi n'umwe. Akenshi turasenga tukafata amasengesho y'umunsi umwe, y'ibiri, y'itatu, ugasenga ukumva ko Imana itumvise amasengesho yawe. Reka rero tugaruke ku cya kabiri, ariko kwizera. Navuze kwizera no kubagarira nyine no gushima iteka, ko ibyo bintu bitatu nibyo nifuza ko twahagararaho. Rero gusenga udafite kwizera, amasengesho aba yapfuye. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ati ngo umuntu udafite kwizera ndabasha kunezeza Imana. Rero ntabwo wasenga amasengesho utizeye Imana. Kuko ng'urugero, nawe wajya gusaba umuntu ubufasha utizeye ko ari bugufashe. Rimwe na rimwe hari bugarukira mu nzira, rimwe na rimwe hari bugarukira ku rugi, ndubashe kugera ku cyo washaka kugeraho. Rero no gusenga bisaba ko umuntu agira kwizera, kuko kwizera binezeza Imana. Kuko udafite kwizera ntabwo ubasha kwinezeza. Rero usaba kwizera, ugasenga amasengesho, ukumva ko kuri kumwe n'Imana, ukumva ko mu buzima bwawe urimo ko Imana iri kumwe nawe, ukayizera, ukayizigira mu buzima bwa buri munsi, ukumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo waba uri mu bibazo, Imana iba iri kumwe nawe, mu bikomeye iba iri kumwe nawe. Nguko Imana yabwiye Yakobo ngo nzabana nawe, uzanyura mu mugezi ntabwo uzagutembana, uzaca mu muriro nduzasha. Rero ibyo byose, ayo magambo iyo umuntu ayumvise yumva ko Imana izabana nawe, byange bikunde ko izabana nawe. Rero no mu gusenga Imana ibashaka ko tugira kwizera, tugira confiance, tukayizera, tukayiharira ibyacu byose, ikaganza muri twe, tukagaragaza kwizera. Rero no kubagarira amasengesho. Kubagarira amasengesho n'ute? Hari igihe umuntu asenga ayo masengesho y'iminsi 3, 2 cyangwa 1 mu cyumweru, akazongera gusenga ukwezi guciyemo cyangwa n'ibyumweru biciyemo. Rero iyo iminsi iciyemo, umuntu atakomeje gusenga ngo abane n'Imana, ashake ibyakomeza kumufata muri wa mwanya arimo, kumushigikira, kumurinda gukora ibibi, kumurinda kuvuga amagambo apfuye, kumurinda kwicarana n'abakobanyi, mbese agashaka ikintu cyatuma umuntu ahugirwa n'iby'Imana, ngo gusoma ijambo, akagira ngo orere ngo ku munsi akajya agira iminota 15 yo gusenga, cyangwa se umunsi umwe mu cyumweru wo gusenga. Mbese agashaka kwibera mu bwiza bw'Imana, kugira ngo ubwo bwiza bw'Imana azaba arimo buzabasha kumurinda ibyo hanze. Ibyo hanze ni nko guhura n'inshuti mukavuga ibidahesheje Imana icyubahiro, se guhura n'abantu bakagukamura, bakagukuramo iby'Imana, bakagushiramo iby'isi, muvuga amagambo apfuye. Rero kubagarira amasengesho ni ngo kuvuga ngo hari igihe umuntu asenga amasengesho y'3, hari n'abasenga y'7 n'iminsi myinshi, ariko ayo masengesho yayavamo akajya mu bidahesheje Imana icyubahiro,
akajya mu bintu bidashimishije Imana, agakora amabi, akavuga amagambo apfuye. Rero iyo umuntu avuye mu gusenga agasohorezaho inzira mbi, akicara mu ndeko y'abanywi, akicara mu ndeko y'abanyamagambo, ibyo byose bibi yakoze biragenda bigafata y'amasengesho bikayaniga. Niho Yesu yaciye umugani ngo ari bamwe bumva ijambo ry'Imana bakarita ku kara, bakarita mu nzira, bamwe zikaribwa n'inyoni, abandi ngo rikagwa mu mahwa, ayo mahwa yakariniga. None uwaryumvise neza ngo rikagwa mu butaka bwiza. Mu butaka bwiza ni wa mutima wejejwe, utunganiye Imana, umutima wibwira iby'Imana, umutima utekereza ijambo ry'Imana, umutima witondera amategeko n'amateka y'Imana. Uko niko habagarira amasengesho. Gusenga ntabwo ari gusenga amasengesho y'umunsi umwe ngo birahagije. Oya, umunsi umwe ndurangije, n'iminsi ibiri ndihagije, n'iminsi 3 ndihagije. Birasaba gusenga no guhozaho, nk'uko umutwe w'amagambo ari kuvuga dukomeze gutitiriza cyangwa gukomeza gutitiriza. Kandi reka mwambibutse, gusenga ni uguhozaho. Ukeneye ubufasha ku muntu uhora umubwira ati ngwifuzaho ubufasha, wumva umutima uhagaze. Rero no gusenga ni uguhozaho, kandi icyiza cyabyo iyo usenga umutima uhagaze uratuza, umutima uhagaze wumva amahoro, kuko uba uri kumwe n'umwami utanga ayo mahoro, ngo ab'isi ndibayazi, ngo kandi ayo mahoro ngatemba ng'uruzi. Rero gusenga ni uguhozaho. Hari n'umugani Yesu yaciriye abigishwa be, wawusanga muri Luka igice cya 18 umurongo ni 1 kugeza kwa 8, wahasoma. Ndagerageza kuvuga incamake k'uyu mugani. Aha Yesu yaciriye abigishwa be umugani wo gutitiriza, kuko uyu mugani ni uw'umucamanza n'umupfakazi. Umucamanza yari umutunzi, yari afite ubukire, yari yifite, muri make yari yihagije, ariko umupfakazi nyine yari ari umukene. Rero Yesu ubwo yacaga buno mugani yabwiraga abigishwa be basenge iteka batarambirwa. Nanjye rero muri uyu mwanya nifuza kukwibutsa ko Yesu yatubwiye dusenge iteka, kandi nditurambirwe gusenga. Gusenga ni byiza, kandi gusenga biraruhura. Iyo umuntu asenga umutima uracya, iyo umuntu asenga wumva amahoro mu mutima, iyo umuntu asenga yumva aguwe neza, iyo umuntu asenga arushe yumva aruhutse. Gusenga ni byiza, kandi gusenga bihesha amahoro. Rero uyu mupfakazi yahoraga ajya k'uyu mucamanza akamubwira ati ngukeneho ubufasha, ngiza abanzi banjye. Uyu mucamanza kuko nyine ndiyubahaga Imana kandi ndiyubahaga abantu, akamwihorera, akamwima amatwi. Ariko umupfakazi ndiyatuje, yakomeje kudodora urugi, aramukomangira, akamubwira ati ngukeneye ubufasha, ngize abanzi banjye. Nawe rero wenda hari ikintu kikugwanya, cyangwa se hari uburwayi, cyangwa se hari ikibazo ufite, cyangwa se hari icyifuzo, hari no kwifuriza bene wanyu, inshuti zawe, abo mwiganye agakiza, ukumva ni ikintu kikuremereje. Rero urufunguzo ni amasengesho. Senga winginga Imana Data, kandi irakumvira mu ijuru. Wihererane, uyibwire ibyawe, uyibwire ibikubabaje, uyibwire ibikuruhije. Imana iri mu ijuru irumva gusenga kwawe, kandi usenge udatuza, usenge wongere usenge, kuko isengesho ngo riragenda rigatumbagira nko kurusha inyenyeri, ngo rigakomanga urugi, nuko umuririmbyi wo mu gakiza yaririmbye 62, ngo rigakomanga ku
ku rugi rishaka kureba Imana. Nawe senga, reka isengesho ryawe ridodore mu matwi y'Imana, reka isengesho ryawe ryumvikane kandi ugire kwizera, uribagarire, uryuhire, urisenge ubudasiba. Ni umupfakazi rero yajyaga kuri uyu mucamanza akamubwira ngo ukeneye ubufasha, ngize abanzi banjye, ndengera, kuko ndiyubahaga Imana wuno mucamanza kandi ndiyitaga no ku bantu, ariko kuko uno mupfakazi yamujengereje, yumva aramuruhije, yumva ararembye, ngo niho yasohotse aramufasha. Ngo nubwo ndubaha Imana kandi nkaba ndubaha n'abantu, niko yavuze uwo mucamanza. Yarasohotse aramufungurira, aramwakira, aramufasha, icyo yarashaka kumufasha aramufasha. Rero niho Yesu nyine mw'uwo mugani yavuze ati, namwe nimusenga ntimuzumvirwa, Imana iri mu ijuru izabumva, Imana iri mu ijuru izabarengera. Nshuti z'umusaraba mudukurikiye kuri Gethsemana Channel, musenge mutitirize, Imana izabarengera. Gusenga ntabwo ari ugusenga umunsi umwe ngo birarangiye, gusenga ntabwo ari ugusenga iminsi 2 ngo birarangiye, si n'iminsi 5 ngo birarangiye. Gusenga nibwo buzima kandi gusenga nibwo niyo mibereho ku mukristo wese ukuri. Reka dusenge ku bibazo tuba dufite, reka dusenge ibyifuzo twaba dufite. Imana iri mu ijuru yicaye ahera hirengeye, iratwumva kandi iri buturengere. Tuyihange amaso, dusenge, tuzamure kwizera kwacu kandi dusenge, tubagare n'amasengesho yacu. Ndusenga iminsi 3 nurangiza ngo ujye mu nshuti muri za kofi cyangwa se gutembera cyangwa wicaye mu magambo mu biganiro bidahesheje Imana icyubahiro, ibyo byose bizaza binige amasengesho. Senga nurangiza uvuge ati Imana kutanyumva, oya, senga uyabagarire, uyuhirire, uyavomerere, uyiteho. Nguko umuhinzi agiye guhinga, urugero iyo umuntu agiye guhinga ibishyimbo, arabitera azi ko azabisarura ibishimbo, ariko atabibagarira, atabyitaho, inzige zikabijya, imbeba zikabijya. Ariko iyo abibagariye, ibishimbo bikura neza, bikazana uruyange, bikazana imishogoro, akabishingira, akabyitaho, n'akazasarura neza nk'abandi. Rero no gusenga mbona ari nk'umuhinzi. Nusenga utagira kwizera, uzasarura iki? Nusenga utabagara amasengesho yawe ngo were imbuto zikwiriye abihanye, ugende mu nzira igororotse Imana ishaka, ukore ibyo Imana ishaka, ayo masengesho yazabyara wuhe musaruro? Nshuti z'umusaraba, nabibutsaga gusenga ni ugutitiriza, gusenga ni uguhozaho. Gusenga ndara gusenga iminsi 3 umuntu urangiza ujye kwiryamira cyangwa ujye gutembera. Ni ugusenga ugatitiriza, ukamera nk'uyu mupfakazi watitirije uyu mucamanza, kurinda mukinguriye. Izi nguru zisome ni nziza, ziraryoshe kandi ndizera ko ziri bugufashe, umwuka w'Imana ari bugusobanurire. Waba ungurikiye uri umubyeyi, waba ungurikiye uri umusore cyangwa se umukobwa, waba ungurikiye uwo uri we wese wifuje gusenga ugatitiriza Imana, Imana yo mu ijuru, Imana idukunda, izakurenga kandi izagutabara. Izi nguru zo muri Luka nuzisoma neza witonze, urabona ko uyu mucamanza yasohotse. Reka mbese tubisome ku murongo muri Luka igice cya 18, umurongo ni uwa 5 turi bugeze kwa 7. Handitse ngo ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Ku murongo wa 6, nuko umwami Yesu arababaza ati, ndimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Umurongo wa 7, ubwo bibaye bityo, Imana se yo ndizarengera indore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese
yazirangarana. Imana ishimye. Nusenga nshuti yanjye ndaga Imana izakurangarana. Nusenga Imana izabana nawe kandi umutima uzacya n'umuco uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Nusenga ugashiramo kwizera, ukavomera amasengesho yawe, ukabana neza, Imana izakurengera mu izina rya Yesu. Nzoza nifuzaga yuko twasenga kandi mukamenya ko gusenga ari uguhozaho, mugasenga ubudasiba kandi ugashiramo kwizera, ukabagarira amasengesho yawe kugira ngo amasengesho yawe yatanigwa n'amahwa. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareth, Mana ikomeye ndagushimye ndaguhimbaje, ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kubw'imbabazi zawe, ndagushimye kubw'ubufasha mwami watanze muri uwo mwanya wo kugabura ijambo ryawe. Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga n'ubutwari, Mana igira neza, ndakwinginze ukomeze uganze kandi uhishurire ubwoko bwawe, ubasobanurire aya magambo kandi Mana aya magambo aganze mu mitima y'ubwoko bwawe. Mana uganze wiheshe icyubahiro mu buzima bwa buri wese kandi mwami uhe umugisha ku badukurikirana kuri uru rubuga, ubagire neza, ubarengere, umwuka wawe wera akomeze abane nabo kandi ndakwinginze ukomeze wiheshe icyubahiro, imitima ya benshi ikizwe, ubagire neza, ubarengere none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo Nazareth niko nzinze nizeye. Amen.